ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose zakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibuvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha bowe baguhagurukira, banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganyire, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye. Niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ukagenda mu nzira ikuyoboye, amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka, agutinye. Kandi Uwiteka azakukwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe, imigi z'amatungo yawe, n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe, mu gihugu Uwiteka yarahiye basekuruza abantu yuko azaguha. Uwiteka azagukingurira y'ububiko bw'imeza, ko ajya kuvubira imvura mu bihe byayo, aho umugisha imirimo yikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi, maze nduzayaguzaho. Uwiteka azaguhindura umutwe, azaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa ntuzaba hasi, niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Gutegeka uyu munsi ukayitondera, nuteshuke iburyo cyangwa ibumoso. Uve mutegeka uyu munsi. Thank you to subscriber.